Uyu munsi turi mu karere ka Gisagara, harimo kubera amahugurwa agenewe abanyamabanga nshingwabikorwa bose b'utugari hamwe n'abakuriye komite z'ubutaka bose mu tugari tugize ako karere. Ayo mahugurwa y'iminsi 2 agamije kurebera hamwe ibibazo by'ubutaka, amategeko y'ubutaka, uburenganzira bw'abagore mu gutunga ubutaka, itegeko ry'umuryango n'iry'izungura ndetse n'uruhare rw'inzego zitandukanye mu micungire y'ubutaka. Ni amahugurwa atangwa n'ikigo gishinzwe imicungire n'imikoreshereze y'ubutaka mu Rwanda gifatanyije na Haguruka ku nkunga y'umushinga wo muri Suwede ugamije kongera ubushobozi mu bijyanye n'imicungire y'ubutaka. Jean Baptiste Mukarage ni umwe mu batanga ayo mahugurwa. Abayobozi b'inzego z'ibanze harimo abayobozi b'utugari, abanyamabanga nshingwabikorwa b'utugari ndetse n'abahagarariye za komite z'ubutaka kuri uru rw'akagari. Akaba ari amahugurwa rero afite intego yo kugira ngo dusobanurire abo bantu tumaze kuvuga by'amategeko ajyanye n'iby'ubutaka n'andi mategeko afite ahuriye n'iby'ubutaka, harimo itegeko ry'izungura, ibijyanye n'imicungire y'umutungo w'abashakanye. Tuzabahugura ku bijyanye na serivisi z'ubutaka. Serivisi z'ubutaka ziboneka hehe, bisaba iki ngo serivisi z'ubutaka umuntu azibone. Tuzavuga ku byerekeranye n'ibyo kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange uko bikorwa. Tuzavuga ku nshingano z'abatunze ubutaka ndetse n'uburenganzira bafiteho ku bijyanye n'imikoreshereze y'ubutaka ndetse no kuri inshingano nyine z'izo nzego zose mu bijyanye n'imicungire y'ubutaka. Icyo tubatezeho ni uko bazadufasha kuko nibo ni inzego zegereye abaturage cyane cyane nka za komite z'ubutaka, zifite inshingano zitandukanye mu bijyanye n'imicungire y'ubutaka, harimo kureba ubutaka, imikoreshereze yabwo, ese ubutaka bukoreshejwe neza, nta butaka buri mu kagari yenda bukoreshejwe nabi, bakabikora raporo bakamenyesha urwego rw'umurenge, kureba ubutaka, imicungire y'ubutaka bwa leta buri mu kagari, ndetse no gushishikariza abaturage kugira ngo bajye bandikisha impinduka zose ziba mu bijyanye n'iby'ubutaka. Ku bijyanye no gushyira muri gahunda politiki za leta, tubigisha ibigendanye no gukoresha neza ubutaka, tukabereka yuko iyo umuntu yakoresheje ubutaka icyo butagenewe cyangwa se ubutaka bukamara igihe budakoreshwa, ko ashobora kubwamburwa kuko itegeko rirabiteganya. Iyo bahinduye imyumvire uko ibintu bakamenya amategeko icyo ateganya, bituma ubwabo bashobora kurushaho kubahiriza amategeko no kubahiriza politiki zigendanye n'ubutaka, ariko bikanatuma bashobora no kubisobanurira abandi kuko abo turi guhugura n'abafite cyangwa n'abegeranye n'abaturage. Mbari ko bivuga ko urumva komite z'ubutaka ku kagari n'abagitifu b'utugari ni abantu begeranye n'abaturage ku buryo icyo babwiye bakacyumva, n'abaturage muri rusange bashobora kucyumva kuko bahita bagenda bakabibasobanurira. Nitumara kubahugura rero tuzaba twizeye yuko aho kazi bashinzwe bazakora neza mu buryo buruseho. Hari ubumenyi bumwe batari bafite, ndetse hari n'ibyo twababwiraga ugasanga birabatunguye batari bazi ko bibaho. Aya mahugurwa rero abaye umwanya mwiza wo kugira ngo tubabwire, tubasobanurire amategeko yose na gahunda leta ifite mu bijyanye n'imicungire y'ubutaka n'imikoreshereze yabwo. Nibyo rwose harimo ibintu bishyashya, uko iminsi igenda ishira amategeko agenda avugururwa. Hari nk'ibyo rero twasanze byari bishyashya, giye ku bwanjye ntanisobanukiwe. Ubu ikintu ndi bukore mbere byose no kugenda nkabanza nkasobanurira abaturage ayo mategeko kugira ngo nimba ari abarenganaga bajye babasha guharanira uburenganzira bwabo. Nzabasha gukemura amakimbirane yabo shingiye ku mategeko bagiye batubwira y'imicungire y'ubutaka n'imikoreshereze yabwo. Ubu nzajya ngira inama umuntu nzi neza ko ibyo mubwiye ari ukuri kandi ari ihame, ku buryo nzafasha imiryango kugira ngo hatabaho kurenganya cyangwa se ubusumbane hagati y'abagore n'abagabo mu micungire y'umutungo cyangwa se n'abahungu n'abana b'abakobwa.